umuntu witwa Arengi Yome Bunyoni, uyu witwa Akatorwasa, urupfu ruri kubahiga, urupfu ruri kubagenza, kandi igihugu kiri mu bwoba, kiri mu cyoba. Mufata amasengesho kwiriza ubusa, mbazaniye ubutumwa bwihutirwa. Hama i Bujumbura, umufungo w'ibijumbu cyangwa ibijumba kuduga ugafata amahera 10,000. Mbazaniye ubutumwa ku bibazo by'igihombo, ibiciro byaduze uhoraho yamaye abacuruza n'ababagurira ibyo mucuruza. Mbazaniye ubutumwa bwihutirwa kandi uhoraho yandungikanye ko mugomba kumva mukanizera, ariko sabe njye ahubwo izina rya data rihabwe icyubahiro. Ubwo iteraniro riratangiye. Rero harimo abantu hano bazabyishyura ibi byose, iki gihomba bene gihugu baguyemo, ibi bibaza bene gihugu baguyemo ntabwo byakijyana. Ni nka kwa kundi mubona inkangu cyangwa nyamugigima cyangwa ikirunga kikaruka, ntabwo byakijyana ibi bibazo Burundi buguyemo. Burundi bukagenda bukicara muri iki gihombo, muri aya marira, muri aka gahinda. Abarundi bakaba barushyuye umuruho, bakaba baruye umubabaro, bakakubitwa izi nkoni, nta ruhare babigizemo, kuko politike mbi niyo yabagejeje muri uyu mubabaro n'aka gahinda. Mu by'ukuri hari abantu bagomba kubyishyura, kuko ntabwo byakijyana ibyo byo naba mbahenze. Rero unyemerere mu izina ry'umunyanazareti ciye bugufi ku bwa Kristo wantumye mu ntara zose bari mu gihugu no hanze y'igihugu, murundi kazi utega ugutwi witonze, urakuramo iki? Kwihangana ugategereza iri sezerano ko riri busohore, ntabwo ari muri nza. Ndagaruka ku butumwa bwihutirwa nk'uko ubibonye kuri iyi foto na titre yayo. I Bujumbura ibijumbu cyangwa se ibijumba, umufungo ni inote y'ibihumbi 10. Ndagaruka ku butumwa bw'akagambane kuri Arengi Yome Bunyoni, musaba gufata amafungo akiyiriza ubusa n'abamukunda. Ndagaruka ku butumwa bw'umuntu witwa Agatorwasa. Buno muri kurondezwa, buno bari kugenda uko muzi imbwa ihura kwinukanuka mu gihuru kirimo nk'urukwavu cyangwa kumwe abahigi bahiga, hakaba hari igihuru kirimo inyamaswa. Uko namwe niko Satani yabateze agatego. Mube maso, mwishinganishe, urugamba rugeze mu mahera. Mube maso, kubera ko ibintu bigomba gusubirwamo, ibintu bigomba gufata urundi rutonde, ibintu bigomba kujya mu wundi murongo, ibintu bigomba gufata indi nzira, indi direction y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amahera abarundi bahombye mu bucuruzi, umuntu uzayishyura ninde? Ni Ndayishimiye Sebarundi nyene cyubahiro, na Angelique Ndayishimiye, ni Reverend Kuriyo, ni mwe ndongozi mwarongoye ibintu nabi kugeza mu byorotse. Imitahe y'abantu yaheze, je nagiye mwiyerekwa marayika mpishurira, mbona abari kujya gusuma bari mu marira, noneho n'abari kudandaza nabo bari mu marira. Akamaramaza kayobera abahinga. Ureba irengarenga aho zigeze, ureba indagara aho zigeze, ureba imbuto aho zigeze, ureba abo muhura batwaye gusuma. Ntawe ukijyana umufuko, no kujyana ututuntu dutoya tujyamo ibintu nyine. Sekatimiri buno urasuma bikakwigwa mu ishashi nk'iriya ya kera. Uhoraho atubabarira dutabara. Kandi nta kintu na gitoya cyakora shitani yubatse ikinyoma, reka mbabwire ko ari ikinyoma ngo 2030 ngo ibintu bizaba byarakunze. Ni ikinyoma.
nabo babwire baze babe mu buzima urimo, bategereze 2030 bishyura umumiliyoni n'inusu ku nzu, bishyura 3 miliyo 2 miliyo y'amarundi ku nzu bakote, bahaha umufungo wa 10,000, bahaha umufungo wa 5,000 cyangwa 6,000 cyangwa 7,000, bahaha umufuka w'amakara w'ibihumbi 50, uboshye n'impene wagiye kugura, ukubwira ngo 2030 ngo bizaba byakunze, ngo ikawa izaba yeze, mudandaze mubona amahera mva makungu, ngo igitoro niho kizaza 2030, ngo niho umuyaga nk'ubuzaza, niho amazi azaza. Icyo nzi cyo uru ruhombo rwose nta kintu kitagira iherezo, dore abantu bazabibazwa. Mubyitegure, mwanka mwemera mugiye kubyishyura. Koko harimo ibintu hano uvuga n'umwenegihugu akavuga ati none ibi ni ibiki, cyangwa se hano habaye iki, byagenze gute, niki cyabaye, niki cyabaye. Ubu bukene, uyu mudayimoni w'ubukene yazanye akajagari mu gihugu, ateza akajagari mu gihugu. Ikibabaje giteye agahinda Imana, nta ndongozi yemera ko hari ubukene ngo bapambane n'ubukene, ahubwo Burundi burakize, Burundi buteye imbere ku munwa muri politiki. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ikinyoma cyambaye ubusa agiye kugisenya. Ikinyoma cyambaye ubusa agiye kugisenya. Ni ikinyoma, ni ikinyoma, ni ikinyoma. Kwikiriza amahoro ntayo, ukemanga ibintu atari byo, ukabeshya Imana, ukabeshya abantu, ibyo bintu uhoraho arabigwanya kandi arabyanga. Abantu mushaka kwica renga iyome bunyoni, ntabwo Imana ibashyigikiye. Mbivuze ku manywa, kumufunga mwaramufunze, ariko umuntu ushaka kumena amaraso ya arenga iyome bunyoni, ntabwo Imana igushyigikiye. Kandi rwose mutama usenga Imana, wiyiriza ubusa, kagambane, urumbuhigo, ariko Imana idufashe baguhige ntambwa. Hari igihe umuntu ahiga agahiga ntambwa, icyo gihe ntabwo yakiruka, nta n'icyo yakora, ariko shitani iri kukurondeza muri kamera yawe. Buno ugiye kujya ubona utumesaje tuza, utundi tuza, no ku mugore wawe tujyayo, no mu muryango wawe tujyayo. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo fata amafungo wiyiriza ubusa, amafungo wiyiriza ubusa. Mu gihugu byakomeye, mu gihugu byakomeye. Hari icyana cy'inzara, na nyina w'inzara, na se w'inzara, na nyirakuru w'inzara, na sogokuru w'inzara, na sekuru w'inzara, na nyirakuru w'inzara. Hari ibibazo, na nyina w'ibibazo, na se w'ibibazo, na sekuru w'ibibazo, na sogokuruza w'ibibazo. Byose byicaye ku butaka bw'umurundi. Abazimu bashye, onodijeze, uhoraho abagwanirire. Ubushize mu gihe cy'amatora nari nabibabwiye, mbwira uriya mugabo wiyamamaje Mukombozira, yego ngira ngo ni Mukombozi, ndamubwira ngo byihoze kwiyamamaza ntuzatsinda. Ntiyabyumva. Ntabwo wagombaga gutsinda, ntabwo wagombaga gutsinda, kuko wari kuzana iterambere ukuye muri Kenya, mu Rwanda, mu Burayi, warigeza mu Burundi bakaryanga. Bakeneye iryabo bivuye muri bo. Noneho rero campanurira Gatorwasa wabikorera ko, ariko n'abandi mwese mwabikoreye ko. Shimiye hano n'abandi bantu ntarabandanya. Hari ubutumwa dusohora, nkumva amagurupe amwe n'amwe asenga, abanyamasengesho bamwe na bamwe mu gihugu hatandukanye, namwe uhoraho yari yabibabwiye. Kudeshapu umwuka n'umwe, of course birumvikana, kandi koko umwuka akwiye kuba umwe. Niba Imana ari imwe, n'umwuka akwiye kuba umwe. Ngira ngo nibyo, turabashimiye, turabibona ko namwe muba mwahamije mu izina rya Yesu, mugume musengera igihugu kandi mugikunde,
mukitangire mu by'imwemo koko nibyo dushoboye. Mungu asifiwe sana. Noneho rero aba bagabo uko ari babiri, shitani iri kubahiga, shitani iri kubashakisha, shitani bafite muri kamera, shitani bafite muri target. Ahubwo igikwiye niki, icyakorwa niki, nukuri ubakunda basengere, ubakunda biyiririza ubusa, ubakunda baririre, kubera ko ibintu bigeze ahaterera. Ibintu bigeze ahaterera. Ibintu bigeze ahaterera, mu nda hari icyoba, mu mutwe hari icyoba, mu birenge hari icyoba, isaha ku isaha, umunota ku munota mwakumva ibintu bitari byiza. Niyo mpamvu tubivuga kare, tugasambuza aba badayimoni, tukirukana aya mashitani, tugakomesha ukuzimu, tugasenyera ukuzimu au nom de Jésus. Nabonye Rwasa ashobora amaze igihe mu gacereri, ariko nabonye ashobora kugaruka muri politike. Nabaretse tenyenya wigumire mu buvuma aho uri Mutama. Ibintu byo kugaruka muri politike bureka, nuza wishoye kazi yake. Nkubariye tenyenya uguma aho uri, kuko niwo murongo uhoraho yanyeretse, yambwiye nimutenyenye urupfu ruri kubahiga, nimutenyenye umwanzi ari kubarondeza. Igihugu kiri kwikanga, kandi si igihugu ahubwo indongozi ziri kwikanga, kandi mu by'ukuri aba bantu bararengana. Nta migambi mibi bari gucura, nabo ubwabo bifitiye ubwoba, nabo ubwabo aho bari ntibiboroheye, nabo ubwabo bifitiye amarira, bifitiye agahinda, imiryango yabo ntituje, inshuti zabo zirahangayitse. Mu by'ukuri nagira ngo nkumenyeshe ko imbere y'ishobora byose uhoraho abarwanirire. Mungu wabapiganiye katika jina la Yesu Kristo. Kwa Rwasa amasengesho kwiriza ubusa, kwa Bunyoni amasengesho kwiriza ubusa, n'abafana banyu n'ababakunda, kuko igihugu cy'u Burundi ntigikwiye gutakaza abantu nk'abo. Kereka abantu, harimo abantu batumva bananiranye. Abo rero niyo mpamvu na wa mwami bamukandagiye bafata ibyo kurya. Niyo mpamvu muzabona na wa wundi isanduku y'isezerano itashye, indogobe yaramukandagiye kandi arapfa. Ariko abumvira ubutumwa ntacyo bazaba. Witwa Arengiyome Bunyoni bagambiriye kukwica, ufata amasengesho wiyirize ubusa. Nzanye ubutumwa rwa Agathon Rwasa, fata amasengesho wiyirize ubusa, kuko nawe uri kurondezwa bya politike, nushaka ububihagaritse. Kandi nkubwije ukuri, ngira ngo ubushize ubutumwa warabwumvise, n'aba bose kandi barabwumva. Nta muntu n'umwe hano mbwira ubutumwa ntabwumve, uretse ko atari jye ahubwo mwumvira umwuka. Ariko nimwiyiriza ubusa ku gatwe kanyu, uhoraho azabibahera umugisha. Ntabwo ndi bududurire ko byose, ariko abumva iby'imwemo bari bubyumve. Ndagaruka ku butumwa bw'igihombo abarundi n'abarundikazi baguyemo, bakigwishijwemo n'indongozi, uhereye kuri nyine cyubahiro nyakubahwa Evariste Ndayishimiye. Kuko hari ubutumwa Imana yamaye ngo mbagenere. Abantu barahombye imitahe yabo, abantu barahomba amahera yabo, abantu bafata muri banke barashya, barahomba nyine. Harimo n'umuntu wambajeje ngo isaga n'iki. Isaga ni ikintu kibi, ni nk'amagrenade bashobora gutera ahantu, ni nk'ahantu hashobora kuba ibintu bitari byiza. Yego, ubwo wowe wambajije muri komenti twagushubije. Isaga ni ikintu kitari cyiza nyine, ni ikintu kibonekeza ariko kibi. Muri ubu butumwa rero ndagaruka, inzara yageze i Burundi. Y'inzara dore abantu bagiye kubyishyura muri ubu butumwa ndabavuga hano. Hari igihe tuvuga ibintu umuntu ntiyumve cyangwa kumva, ariko kazi yake kila mtu na gikapu cyake. Uhoraho yambwiye ngo sobanura iby'iyi nzara mwateje abene gihugu. Muzi ko igomba kwijyana, murabyishyura. Mufungo w'ibijumbu 10,000 irengarenga, 3,000 2,000, telefone 3,000 kugicaginga.
abantu bakaba baba mu nzu za 2 millions 2 millions 500 3 millions 500 3 millions, inzu y'ibihumbi 5 by'idolari, inzu ya miliyoni 2 z'amarundi gukota. Ubwo buzima mukavuga ngo ni mwihangane ngo mube mutegereje ngo 2030 kwa jina la Yesu Kristo. Umuntu mu gisagara inzu mbi, inzu iri gukodeshwa. Hari ibintu Yesu yagize kunashyiramo to warambwira ngo ibi mbishyizeho iherezo ate pokeshezerede. Hari ibintu Yesu ahagurukiye ubwa kwikorera. Bene gihugu bo bararushye, babuze umuntu wabaturiye umutwaro, bategereje, bareba mu kirere, bakareba hasi, bakareba hirya, bakareba hino, bagakubita hirya no hino bakabura uwo kubatabara. Ariko idacugwa nkunzi idacugwa kireba uhoraho wabacunguje amaraso y'igiciro, umwami wacu Yesu Kristo, intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, uwarirahira aratabara abarundi n'abarundikazi. Koko kumva ngo inzu itaramakara iri gukodeshwa miliyoni 2,500,000 y'amarundi, inzu itarimo amakarusima, inzu y'ivu kabiri mu 300,000-400,000. Neva niba yimuhe na wayikote yumvi. Angelique Ndayishimiye bayimuha ikote yumvi. Hano rero mbazaniye ubutumwa mwebwe ndongozi. Ibi ngibi mama perezida agenda kambara inzahabu gusa, shakoshi inzahabu, impeta inzahabu, buri kimwe cyose akambara inzahabu, umufungo w'ibijumba, ikiro cy'ibijumbo kirengeje 5,000, ahandi kigeze ku bihumbi 10, ahandi kiri muri 4, kiri muri 3, ahandi kiri muri 2. Ubwo ruguru no mu ntara ntibingana, ariko kubona ikiro cy'ibijumba kigura ibihumbi 10 mu murwa mukuru wa Bujumbura, ibyo bintu byabaye hehe? Abene gihugu nibihangane bazajya 2030, abene gihugu bihangane bazabona igitoro 2030, abene gihugu bihangane bazabona umuyaga nkuba 2030, abene gihugu bihangane bazabona ifumbire y'amase 2030, abene gihugu bihangane amahera mva makungu ikawa izaba yeze 2030, abene gihugu bihangane 2040. Inzahabu zizaba bamaze kuzicukura, buno bari kuzicukura ntibarashora, zizaba zeze inzahabu 2050, zizaba zeze, mwimbure mujye kugurisha, igihugu kizaba cyifashe 2060 giteye imbere. Hazagerayo banga Nowa yabaje inkuge, ariko koko harimo umuyaga, harimo inzara, harimo ibibazo, barabaza bararuha babimutamo. Ari iby'Imana nkaswe bya nyene cyubahiro Sebarundi perezida usanzwe. Abo bantu mujyanye mukazoza. Gerera Imana yambwiye ngo hano abantu imitahe yarashize. Nabonye abantu bicaye Bujumbura bari kurira, abacuruzi bari kurira, mbona bari kujya guhaha bikoreye amaboko bari kurira, bari guhahira mu mashashe, abacuruzi bari kurira, n'abajya kubahahira bakora akazi ka leta bikoreye amaboko bari kurira. Horaho yanyeretse umurongo w'abantu bari kurira bajya gusuma, mbona noneho n'abari kugurirwa nabo bari kurira bakira abakiriya barira. Horaho arambwira ngo nimbitangaze, turi mu gice cya 4 cy'ubutumwa uhoraho yabageneye, mugomba kumva. Ariko ibimana irabishyiraho iherezo, birabishyiraho iherezo, irabishyiraho iherezo. Mungu asifiwe sana, Mungu asifiwe sana. Nukuvuga rero hano Imana yambwiye ngo ibintu byo kwihangana ntabwo bishoboka, kandi uko byagenda kose harimo abantu hano bari kugotomera ibyaha nk'abanywa amazi adakanye cyane, ariko izuba rikaba ryabakubise ubundi bakagotomera. Murebe litiro y'amata igeze, murebe imbuto aho zigeze, uburoba aho bugeze. Uhoraho yambwiye ngo intambara iri mu nda nyivuge. Mu nda hari y'intambara, mu gifu hari y'intambara, muri sitoma harimo intambara y'inzara. Iyi nzara wongereho inzara, wongereho inzara. Abantu bakota bo bafite ibibazo,
bikuriye iby'abandi, bakota amazu, abantu bari kugenda n'imiduga, abantu bafite ibihombo, kuko marayika yambwiye ngo mu minsi iri imbere banki zizahomba, mu minsi iri imbere amasosiyete biriya birimba bizahomba. Buno abantu batangiye kureka kubitsa mu mabanki, ubu ntago uku kwezi kw'icyenda abantu bazaba bakijyana amahera kuri banki n'imbagwa, kandi of course kameme uyajyana utanayajyana n'ubundi ntayo uzabona, uzahunga mbere azayajyana, utayajyanye azayapfusha ubusa cyangwa anayatwike cyangwa anayasahure. Hano haraca uwambaye. Rero abantu baranguriraga mu Bushinwa baratashye, baranguriraga Dubai barataha, abakuraga Bujumbura bajyana ruguru birahombye. Kandi ibi bintu by'akajagari Imana yarabivuze, nuko abantu batashoboye kubimenya, ariko nta nicyo bari gukora ngo ubisitope cyangwa ube warabyiteguye. Buno tuvugana niba nta gikozwe, ubwo urumva Burundi bwagarukira he? Ku mufungo w'ibihumbi 10, katari amagara barahaha birumvikana. Imiti iri hehe? Ko imiti ntayo. Ubu rero iyi ngo zirasenyuka, abagore batabagabo, abagabo batabagore, abagabo batabana n'abagore, abagore batabagabo n'abana. Igihugu kijye muri situwasiyo kitakabaye kijyamo, kijye mu kaga kitakabaye kirimo, iritiro murimo, ibitotsi murimo, iki kinyoma murimo, ububeshi murimo, aka kaga murimo. Donc ari ibintu mubamo n'Imana yahaze, yavuze ngo ibinda bishyiraho iherezo. Barundi kazi, hari ibintu uhoraho abashyiriyeho iherezo. Uyu mwaka turimo ntabwo impanura mu kazoza, oya umuntu umubwira ngo uhanure mu kazoza, jamais. Turi 2025, kuri bamwe uyu mwaka ni umwaku, ku bandi uyu mwaka ni umugisha. Ubwami bumwe buzasenyuka ariko ubundi buzubakika. Hano rero harimo abantu tuvuga ntibumve, twavuga ntibabone, ariko ibyo shyiramo tunagikapu cyane. Reka nkubarire inshuti yanjye, mugire ubwenge bw'Imana muri situwasiyo murimo mwabarundi. Nukuri mugire ubwenge bw'Imana. Dayimoni y'umuriganya, dayimoni y'ikinyoma, dayimoni yo kwiba, dayimoni ebana wagira ngo nabatoza kori neza, bamwe b'abafarisayo Yesu yavugaga, wagira ngo nibo barongoye. Umwama adutabare kandi Mungu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu haleluya. Huzaniye ubutumwa bwiza, ngira ngo turi hafi gusoza amasengesho y'amezi 3. Turi itariki 19 z'ukumunani, urumva twagiye, ariko abantu twagendanye avamedi, apremidi, PM, AM, mwese murabo kugabana umugisha mu izina ry'Umunyanazareti. Ndagira ngo utege ugutwi ngo uheshe umugisha mu buryo bw'Umwuka Wera, kandi ufungurira amaso kwitegereza imirimo n'ibitangaza Yesu akora, kandi mu izina ry'uwadutumye akaduhamagara uramburira amaboko kwakira umugisha, koko ari wo uhoraho aturungikanye. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambirwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru. Utugirira ubuntu Mana ihoraho mu rugendo rwacu dufite, utwoherereza umugisha mukiza, tubashe kukumenya Mana. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera,
tuzambikwe ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. Sishaka gukorera abami babiri, niko gukunda isi n'ijuru. Hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana nabe abo tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. Hariho abahamya b'urupfu rw'umwami, nibo barungurutse mu mva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva, hanyuma yagiye mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. No mu gihe tugendera muri iyi si tuyibona mibi dushuka, ariko dukwiye kunesha ibi byose kuko ari ko Imana ibigomba. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. Haleluya, haleluya. Nabaho njyewe Marite Habiyambere, mva mu nda ya mama. Yesu n'umwe wa mbere akaba n'uwa nyuma warwanye intambara mu isi. Isaha ya 9 aravuga ngo birarangiye. Ako kanya muri iyo saha aravuga ngo ni kuzimaranesheje, n'umubiri arawunesheje. Ni ukuvuga ngo mu gisirikare kizabaho n'icyabayeho, umwami Yesu niwe genero w'abagenero, niwe urwana intambara. Izubona utagifite aho winjirira n'aho usohokera, izubona utagifite uwuganyira. Ibyo ubona byabaye akayobera abahinga. Dufite umwami wacu Yesu Kristo, ni igiti cy'inganzamarumbo n'isambu itarumba. Haleluya. Yarwanye intambara ayitsindira icyarimwe mu buryo butatu. Uyu niwe ndi kuvuga ku buzima bwawe. Nawe uri mu ntambara, umubiri urakuzonze, isi irakunanije, shitani arakugerageza, ariko mu izina ry'uwanesheje isi, umubiri na Satani, ndagutangariza uwo nyene, uwo duhamya, uwo twemera, uwo twemanga, Sinaragwana ribarikiwe. Haleluya. Uyu niwe kamanda, niwe utwara abatware. Turabana b'Imana, turabana bisumba byose, turabana b'umutegetsi utegeka abategetsi. Papa niwe utwara abatware. He papa niwe utwara abatware. Turabana bande, turabana b'Imana, turabana bisumba byose, turabana b'umutegetsi utegeka abategetsi. Papa nagira ngo nguhamirize uyu ndi kuvuga. Mungu asifiwe sana. Ngira ngo ndamwemanga Geshi wa mageshi, ndamwemanga. Uyu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Rero nigarukiye, Mungu asifiwe sana. Uyu niwe watanze itegeko, aravuga ngo mugende mu kirorero, murahasanga indogobe ibohanye n'icyana cyayo iziritse, muyiziture muyinzanire. Ubabaza mumubwire ngo umwami niwe uyidutuma. Haleluya. Ndabyemera mu buzima bwawe, ndabyemera mu ntambara n'akaga uri kurwana nako. Sinaragwana ribarikiwe. Uyu munsi wa none ngira ngo gato, uyu munsi wa none ngira ngo
uyu niwe muntu ngiye kukurangira. Abapfumu barananiwe, amahera arananirwa, feyisi irananirwa, abari mu bihugu bihambaye birakomeye, no mu byoroheje birakomeye, abiza abatarize, twese turi ku mucano cyangwa ku ikarayi cyangwa mu bibazo. Ariko uwo twasenze ntakoze isoni, uwo twasenze ntatererana abantu. Wowe ntuje uhemuka kandi tukoze isoni, habwa ikuzo mwami wacu koko urabikwiriye. Abiringira abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Ni ukuvuga ngo umwami wacu Yesu Kristo uyu araremera amaboko yawe igitangaza. Uyu, haleluya, turashingura akarimba abadayimoni bashinze ku buzima bwawe. Turashinguza akarimbi Satani yashyize ku buzima bwawe. Igiti cyitwa umukoni kivumye, igiti cyitwa umuvumu kivumye, igiti cyitwa umuyenzi, ibi biti byose bisa naho bajya bakoresha mu mirimo ya gishitani. Nizo mbago shitani agenda akoresha. Ariko ku buzima bwawe, onodijesi, ku buzima bwawe, nagira ngo ntangaze mu izina rya Yesu. Nagira ngo ntangaze mu izina rya Yesu. Habwa umugisha na data, habwa umugisha na data, habwa umugisha na data. Akarimbi nigashinguke. Ukeneye kugenda agende, ukeneye kuza aze, ukeneye gushakwa ashakwe. Wowe izerere mu bushobozi bw'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Amaboko yawe, intambwe zawe, uruhanga rwawe Yesu yasutsemo amavuta petekeshezerederebo. Intambwe zawe kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye. Ndatangaza mu izina ry'umunyanazareti, igiti cy'inganzamarumbo, isambu itarumba, ubwugamo bw'umugaro. Mungu asifiwe sana. Uyu arakora ibitangaza n'utwumiza. Umaze iminsi ujugunya ibumoso ukaroba ntufate ifi, ugafata utuntu turi aho ngaho tw'utunyamunyamu ukuntu. Ariko mu izina rya Yesu, erega nawe byakubera, erega nawe byagukwira, erega nawe ni umugisha, erega nawe ni ubugingo, erega nawe ni agakiza. Mu izina rya Yesu, ivubira imvura babi ntabwo yabura kuyikuvubira uri mwiza. Iyahezagiye aba bapagani bose ntabwo yabura kuguha umugisha wemanga izina ryayo. Suzugura indwara mu izina rya Yesu. Tesha agaciro uburwayi mu izina rya Yesu Kristo. Tesha agaciro Satani, onodijesi, nawe musuzugure, musubirane inyuma mu izina rya Yesu Kristo. Ihagarareho mu izina rya Yesu Kristo. Hagarara we, hagarara mu murongo. Ba muri konegisiyo y'Imana, bakonegite nijoro mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Onodijesi, icyubahiro ni icy'Imana. Haleluya. Habure gucuruza, habure kurima, habure ubaho gusa. Onodijesi, ibyo ukora ubibe, shitani ntatume usarura. Ukora urugendo, shitani ntatumere ukubera urw'umugisha. Uhige bakwamburire mu nzira. Onodijesi, ntabwo urinduhira abandi. Oya, shinga ibuye muri uko kwa munani uryisegure. Yakobo yiseguye ibuye, izina ry'uburiganya rimuvaho. Mungu asifiwe sana. Yesuwa arasenga aravuga ngo izuba ntirirenge. Usenga yahe masengesho ahubwo? N'ukwezi guhagarare ku musozi Gibeyoni. Ntaratabarwa, tutaratsinda, nta kintu gishobora kuba. Musa ahagarara mu nyanja aravuga ngo tugomba kwambuka byanka byemera. Hari igihe wisuzugura, hari n'igihe wigaye, hari n'igihe uba mu kwiheba, hari n'igihe uba mu kwipinga, hari n'igihe uba wumva bitashoboka. Shitani akagushyira ahantu akajya kwicaraho, agahora akubwira ngo ntibishoboka, ntibikunda, ntibyakemera, akwicaye hejuru, akuganiriza, akongorera. Onodijesi, shiminyururu nka Samusoni
nubwo wanyweye inzoga, nubwo aba warasambanye, ariko iyumvemo isezerano Imana yakuvuzeho, iyumvemo inzozi nziza warose, iyumvemo ijambo uhoraho yakwatuyeho, iyumvemo ubutore n'ubutwari by'Imana, iyumveho ubushobozi bwa data wa twese mu izina ry'uwaduhamagaye akaducunguza amaraso y'igiciro. Ntabwo turi umurizo, turi umutwe. Amen. Rero hari igihe shitani akugira yifundigira ibivuze, ibintu byawe bikaba akayobera abahinga. Ese koko nubwo igiti cyatemwa kirongera kigatoha, nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibuka, habari zako naomba uombe bye, muamini bye, mpigie makoti ya kiroho na muwii katika jina la Yesu Kristo, atakutendea neema. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Buno tuvugana, Yesu ashimwe. Yesu we ahorana ubutunzi, Yesu we ahorana amashimwe, Yesu we ahorana ibyiza, Yesu we ahorana amahoro, umwami Yesu ahorana agakiza. Uri hehe? Yuko wapi? Imana igutabare, uhoraho akurengere, aguha impano y'ubuntu, aguha ingabirano y'ubuntu. Umwami Yesu atabare mu izina rya Yesu Kristo. Twariyirije ubusa nshuti yanjye, turaduga ibiyaya, turaduga imisozi, tumanuka indi, tuba mu mazi, tujya mu giti, turondeza uhoraho n'umutima wacu wose, tumupfukamira n'amavi abiri, tumumanikira amaboko yose, tumutazira n'umubiri wacu wose. Twiyiriza ubusa, duhagarika ibyo kurya n'ibyo kunywa, buri kimwe cyose turasitopa. Nshuti yanjye, wagize ngo uyu munsi wa none dufite ibyiringiro, dufite ibihamya, dufite ibimenyetso. Ntabwo Yesu azaduta. Harimo abibwira ngo azaduta, oya, ntabwo Yesu ameze nk'abantu. Niyo mpamvu narembye ngo we ntajya ahemuka. Buno tuvugana rero, haleluya, uhoraho we agambiriye kukugirira neza. Ni Yesu waduhamagaye kandi agambiriye kutugirira 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 neza. Hamagara abasenga, hamagara abaririmbi, Yesu agambiriye kutugirira neza. Ni Yesu waduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. Haleluya, haleluya. Reba ibyifuzo bitatu bitondeke muri uku k'umunani, tarike nk'iyi y'ukwa 9. Niba koko wizera, niba koko wemera ubutumwa bwiza ko bubohora, ko bukiza. Tekinoloji ya mbere ni ya Yesu. Ntabwo ari ngombwa ko nkurambika amaboko, si ngombwa kunyandikira, si ngombwa ko nkwandikira. Yego nabyo ni byiza, ariko utanabishoboye ukizerera aho uri, ugapfukama kuvuga ngo numvise ijambo ryawe. Ntumve ijambo rya Marite, je nitwa Marite. Numvise ijambo ryawe, numva ubutumwa bwawe bwambwiye gukira, bumbwira kubohoka, bumbwira gusubizwa. Tambikamo icyifuzo cyawe. Ngewe hano nshobora no kutavuga icyifuzo na kimwe, ariko nkinjira mu mwuka w'ubutware n'uwo gutegeka, nkajya mu itegeko twemererwa na Kristo. Njoyiva. Bityo rero mwene data, nshuti yanjye, hagarara mu kuri no mu mpemu, dusengane data. Icyifuzo cyawe ari cyo ushyira imbere, ibisigaye usubiza sinjye, ahubwo wantumye ni gusubiza. Uguha sinjye, ahubwo wanyohereje ni gukuzaniye. Ngaho rero, niba wizeye ubutumwa ukanabwakira, ndagushimiye cyane. Haguruka mu mutima cyangwa wicare mu mutima. Mu Kinyarwanda turabyihagurukira, mu Kirundi tukabyicarira, ariko byose bigatorerwa inyishu, byose bikabonerwa igisubizo. Mungu asifiwe. Nawe rero mu ruhande rwawe, mu buntu Imana iguhaye, gira uko wizera. Mungu asifiwe. Suzugura Satani, ongera wiyumvemo imbaraga mu izina rya Yesu y'ubutwari no gutsinda no kunesha kubwo mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Turagushimiye data wa twese uri mu ijuru, watangiranye natwe iri teraniro uriho umugisha.
uri igiti cy'inganzamarumbu isamba itarumba. Haleluya, haleluya, haleluya. None usezanyije natwe, uwizera ahabwa amasezerano, kandi uwizera azahabwa ubugingo buhoraho. Ndagushimiye uwihanye ababarirwe, kandi usabye imbabazi azihabwe, hama urondeza aronke. Turagushimiye rero Mwami Yesu, icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose, amen. Ndagushimiye wowe uri mu Bufaransa, muri Amerika, mu Bubiligi, mu Budage, mu Bwongereza, Canada, Australia, Suwede, Mozambique, turi mu mugabane wa Afurika, Arabia Saudite, muri Aziya, Congo Brazza, Congo Kinshasa, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya, Mozambique, Malawi, ndetse South Africa, hose Zimbabwe, mwebwe mwese n'ahandi ntashoboye kurondora, ariko fasha umunota wo kugusabira umugisha. Wowe tubana mu materaniro yacu gasoza iteraniro, ujye uhita rwose wumva ko tugabaniye hamwe, kuko mu busanzwe umwigisha n'umwigishwa tugabanira hamwe. Kuko Yesu yaravuze ngo umuntu nava kuvuga ubutumwa ukamwakira, muzagabanira ku meza amwe uwo mugisha. Yego, nuteze amatwi rero njye wabuvuze nawe ukabutega amatwi, ubwo tugabanira hamwe. Ndagushimiye rero, uze ugire ibihe byiza n'umunsi mwiza cyangwa ijoro ryiza, bitewe n'aho ubutumwa bugusanze, amasaha ageze. Coup de chapeau, uhoraho aguhezagire cyane.